nyine urabona rwarakabije kiriya gihe bazitaga ngo ni intambara ngo z'abacengezi. Ubwe arabyivugira ko yari ari mu bantu batatu bo ku rwego rwo hejuru muri kiriya gihe. We nta nubwo ari muri Congo 97-98, yari muri biriya bice bya Gisenyi, nibo bateguraga ibyo bitero barwana n'abasirikare b'u Rwanda banaza kutwica muri Mudende. Urumva rero kubona nk'iyo communauté internationale baraje icyo gihe uriya Madeleine yari muri biriya bice, ubwo yari no mu Rwanda icyo gihe, nuko ari jedi ko batwishe ariko wa gatatu we yahise akomeza gahunda, yohereza iyo ntumwa yishinzwe ibyaha by'intambara. Ibintu byose barabifata barabibona, genda human right irabibona. Ariko hari ikintu kigiye kinyobera, urabona nka buriya bwicanyi bwabaye muri ziriya ntambara zabaye muri Ituri, Lendu barwana n'Abahema, ariho bashinje uriya Bosco Ntaganda na Thomas Rubanga babajyana Rahe. Aho ukibaza se ni Abalendu bazamuye ibibazo cyangwa n'izo communauté zabibonaga, izo communauté internationale? Urumva hari n'intambara, naho twebwe baraje baratwica, nta n'umupanga twagira, twari impunzi z'abanyekongo ziri mu nkambi, baraza baraturasa, ntitwarwanaga nabo, barica barikura barakira. Iyo makominote arabibona. Noneho mpera avuga nti urasanga abatutsi b'abanyekongo mu by'ukuri baragambaniwe. Sinzi ubwo bushakashatsi buzakorwa abantu barebe abo bantu batwica icyo baba bishingikirijeho, iyo motivasiyo bafite yo kugumya kuturimbura nk'aho tutari abantu nk'abandi kandi nta cyaha mu by'ukuri twakoze. So rero ibibazo urasanga n'iri murenge bari kubica, baherutse no gufata mu majoro bamuvana mu modoka barica. No muri Nord Kivu nk'abatemye, umva abo bantu bakoze ibyo bintu ntibahanwa, baracyakomeza umugambi, basa naho bafite rezo. So rero urukumva ni ibibazo abantu bafite, hagizweho n'ingaruka nyinshi zitandukanye. Mu by'ukuri ntabwo byoroshye kuba nk'uriya atamukurikirana, ugasanga ni ibintu bitereye. Tworohewe muri biriya bihe byari ibintu bigoranye, ariko turacyariho kubw'Imana. Urakoze cyane Bradwe. Ese ubundi ushingira kuki uvuga ko iriya miryango mpuzamahanga yaba yarabatereranye cyangwa yaba yarabarangaranye, naho wageze uravuga ngo twaragambaniwe, niba numvise neza? Ushoje kuvuga ko bisa nkaho byakomeje na n'ubu ngubu bigikorwa. Ese ni uri kubivuga nk'igitekerezo cyangwa hari ibyegeranyo byakozwe koko na fact zigaragaza ko mwarangaweho cyangwa ko mwagambaniwe cyangwa ko batabiteho muri kiriya gihe kandi byari bikwiriye? Ntaho wasanga handitswe ngo twaragambaniwe cyangwa twarangaweho, ahubwo ibyanditswe ni ibyabaye, batanzeho na ripoti. Ugiye no kuri internet wabibona icyo State Department yabivuzeho, ukareba ibya Human Rights Watch ko icyo yabivuzeho, ukareba ndetse na yewe n'umuyobozi wo muri kariya gace cyo yabivuze icyo gihe Kayumba. Hari n'amarikodi yavugaga ati abantu baje barabica, bisanga hano ari impunzi, nta cyaha bakoze, ati baracyakomeje ngo umugambi wa jenoside. Donc ibintu byose birahari, ariko nyine abo batwishe ntibakurikirana. Okay, urakoze. Reka dukomeze kuko hari aho wageze, kandi koko nibyo bigaragara ko na n'ubu ngubu muri Congo hari ubwicanyi bugikorerwa. Ese turabwita ubwicanyi cyangwa ni urugomo? Turabyita ubugizi bwa nabi? Hanyuma uze kutubwira usa nkaho weruye kuko niba iyi miryango izo za human rights za UN, imiryango nk'iyo ngiyo byibuze nta n'uruhare nka 30% cyangwa 20% baba baragize, noneho icyo nicyo kiraba gisobanutse neza bijyanye n'icyo ushaka gusobanura.
mbo wabyita ubwicanyi, wabyita urugomo, wabyita iki, byose nta cyiza kirimo, ni umugambi mubisha wo kuturimbura. Rero wenda icyo mbona ni uko izo za UN n'ibiki bajya bakora mu bindi bintu bafitemo inyungu. Rero twarumiwe, twayibonye dutyo, kuba nta barakora alerte ku bantu b'abasivile baza bakicwa bikarangira. Urumva icyo gihe Kabila ya Desire Kabila yatanze pole, abantu bagomba gukurikiranwa bishaho bakongomani, iyo miryango itanga pole ngo barakora ama investigation, harabipfundikiye uko bimeze. Mwihangane. Bodwe yaragikomeza atubwira kuri ubwo bwicanyi bwagiye bukorerwa abakongomani, ariko nanone tuvuga tuti mwihangane kandi Paul, nyuma y'ibi ngibi byaba hari ubundi buzima, ariko nanone ubwo buzima ntabwo buza ngo butugwe hejuru, abisaba kubutekerezaho. Hanyuma dukomeza, Bodwe watubwiye icyo twakwita iyo nzira y'umusaraba, urugendo rurerure cyane kandi rubabaje, na n'ubu ngubu hari ababigizemo ingaruka, hari abo byahungabanyije, abasigaye byagiye biteza ibibazo n'ingaruka zitandukanye. Ndagira ngo utubwire muri make icyo ubona nk'ingaruka cyangwa ibibazo by'ingutu byagiye bigaragara nyuma y'ubwo bwicanyi bwakorewe abakongomani bene wanyu. Urakoze cyane. Ibibazo byo ni byinshi, n'ingaruka urabona ko abantu baravuye muri Kongo, aho bahungiye bavuye mu byabo, bakakirizwa no kwicwa, noneho aho kubavana muri iyo nkambi ngo babashyire ahandi hantu bashobora gutangira ubuzima, bashobora gutekereza ko bariho, ahubwo bakajyanwa mu nkambi nanone Ibyumba. Tuvanye Mudende batujyana Ibyumba, aho ugomba gutegemera nanone, udashobora kugira icyo wiha, ari ubuzima budepanda ku bindi bintu. Byabaga ari ibibazo byinshi. Wenda ibibazo byo mu nkambi byo ni byinshi, haba mu burezi, imiturire, haba ibyo kurya bikeya, imyambaro, ni byinshi. Uvuga ngo ni ukuguhereza ibituma ubaho udapfa gusa, ariko ibibazo byo biba bitandukanye, ariko si byo ndi butindeho cyane. Ndajya mu bibazo bitagaragara, biri psychologique. Ibibazo by'umwihariko navuga bikomeye abantu batabona, surtout wenda reka ndebe nko ku babyeyi, uburyo umubyara abyara akateganyiriza umwana we uko ubuzima buzagenda, ari responsable donc w'urugo rwe cyangwa se w'abana be, akaba ari naho bahera bamwubaha kuko babona hari icyo abamariye. Abantu bakuze rero b'abapapa n'abamama hariya bahuye n'ibibazo bikomeye, bakaba bari irresponsable. Umwana agakura ugasaba ikintu akaba ntacyo yamuha, urumva uko kwangirika mu ntekerezo k'umubyeyi, kubona ntacyo yakwimarira kandi afite imbaraga, afite ubwenge, ariko mu nkambi nyine ntabwo ufite uburenganzira busesuye bwo kuba wagira icyo ukora, nta opportunity uba ufite. Nyine wasangaga abana batumvira ababyeyi, ugasanga barigenze bakajya mu biyobyabwenge, bakagira mu bintu nk'ibyo, n'amakomfuriya bya domestic violence. Usanga abagore ntiyumvikanye n'umugabo, n'icyo bya bibazo nyine n'imitekerereze nyine birayafekita cyane. Wenda surtout nko ku rubyiruko bagiraga amahirwe wenda bakigisha segondere, nyuma bagiye bafata abantu bakajya muri bourse muri université triste bwa HCR, n'ubundi hari imiryango yagendaga iza, ariko ugasanga wenda abantu niba barangije nta nzozi, donc nta kuvuga ngo bizagenda biturarangije, uricaye aho, n'ugize amahirwe agakora mu nkambi, ugakorana n'ubu twitaga ngo ni abanasiono, wenda mwaba mwigisha hamwe, ugasanga aragukuba umushahara 5 kandi atakurusha no gutanga umusaruro, aho kuba uri impunzi. Ibyo bikakubabaza mu bwonko.
donc ugasanga wenda nk'umubyeyi adasobanukiwe atagize amahirwe yo kwiga kubera izo ntambara, yashaka nk'umuyobozi agasanga nta mukemura ibibazo byihuse ngo amuhe iyo keya. Hari wenda ushobora guta nk'icyangombwa bya bintu bita ngo ni irangampunzi, ikarita y'impunzi, niba wenda nk'umunyarwanda cyangwa se nasiyonali ushobora guta icyangombwa hakibona mu minsi 3 ukaba hakirwaho n'igihe cy'umwaka, rero ugasanga haba serivisi biki, ugasanga ni ibibazo umuntu ashobora kubona bigoranye. Nariho nyine rimwe na rimwe wasangaga haje nk'agashyuruza avuga ati you know what, igihe kirageze noneho mugomba guhanira uburenganzira bwanyu mugataha, bikagenda za RCD zatangiye abana bakuru bacu bazijyamo, bamwe bapfa ngo bagiye gushaka uburenganzira bwacu, za CNDP za M23 batakarizagamo abantu, kuko akenshi wabapfaga ko ufite ubuzima bwa ejo nzarya iki nzambara iki, ibindi birenze ibyo ntabwo ufite umwanya wo kubitekereza, utazi ko ejo uzaramuka, nkumva binazitira intekerezo zawe. Noneho ikintu cyaza cyose kikubwira ati biraba byiza ukayoboka, byagiye kuzamba. Noneho ejo bundi bose baharaniraga ngo uburenganzira bw'impunzi, utazi ngo bivuye, utazi ngo bimeze bite, ariko kuko nta kundi wagenze ugafollowing. Ejo bundi za 2012 2013 niho noneho bavuga ngo bararwanira uburenganzira bw'impunzi, nicyo cyabaga ari numero 1. Bo bararasana ubwabo, abajenerali, abakoroneri, bamwe bararasana ukumva ngo batwoheje, ngo bamwe ngo bayoboye ibintu nk'ibyo, ngo haje abandi bantu ngo batanze oda ngo turasana, si ikintu wasobanurira abantu. Urumva rero n'ibibazo biremereye byagiye bidukinirwaho, ibibazo abantu bifitiye. Ejo bundi urasanga 2018 hari ikibuye tariki 22 z'ukwa kabiri, ntabyibagirwa bya bibazo by'ubuhunzi nyine, impunzi bagabanyaga ibyo kurya, turagwa aho twashoboraga gataha, ukabona rimwe leta hari icyerekezo ishaka kubereka, wenda baba batabyumva neza, abona bitabifitiye inyungu, tivomye ko twataha, gerageza kugaragaza akababaro kabo, barabarasa izuba riva, barabarasa, hapfa abantu bagera muri 20, kandi barabafunga, ariko ntugupfa nk'imbeba ibintu. Urumva rero impunzi zifite ibibazo byinshi. Izo nzira yose abantu ba Mudende, haba muri Kongo haba he, wasangaga nko twicwa. Urabona ko wakuntu ushobora kwica imbeba yakuririye umwenda wateguye ugiye kujya mu birori, wenda uri hafi, ukuntu wayibona ukayicana umujinya. Batwicishaga umujinya tutazi ngo ukomotse, nuko tugapfa nk'udusimba natwo tudafite agaciro. Rero ni ibibazo, uretse naho mu nkambi n'ubu biracyahari, imibereho, icyizere cy'ejo hazaza, nta genamigambi, ntaki. Wenda n'abagize amahirwe bakaza muri ibi bihugu, usanga abana bagiye bavuka muri za 97 98, muri ibyo bibazo abantu biruka, byagiye bagiraho ingaruka, ukabona umuntu abaye nka shindikana, ntumenye ngo bigenze bite. Hari abagiye abademobe bagiye bakorera n'icyo gisirikare cy'u Rwanda, bakaza mu nkambi ntibabentegere neza, ugasanga imyitwarire iragoranye. Hari abantu bagira no muri Amerika, ugasanga bari kubadeporta, bajya gusanga ugasanga bananiwe kujyana n'amategeko y'iki gihugu kubera ibyo bibazo by'ubuhunzi, urwo ruhererekane rw'ibibazo bahura nabyo. Abantu rero ntibabe banabibona ngo bamenye ikibazo aho kimeze, ariko n'izo ngaruka zose ugasanga hano abana bagiye mu rumogi, bagiye mu biki, ya nkadrema batabonye, kwa gutura abantu bacucikanye kamwafekta kumva ari bwigenge. Ni ibibazo biremereye ariko bifitanye amateka, bishingiye ku mateka twagiye ducamo. Rero turi community yaguye mu ndiri y'ibibazo biteye ubwoba. Hari n'abakomeye n'abagiye nyine
izo ntambara babaye ba kajorite. Hari umugabo bita Noheli hano hepfo muri Austin, afite akaguru kamwe, muzi muri Mudende twari duturanye, afite amaguru abiri. Urumva dufite n'ibikomere mu mubiri. Abandi bagiye bapfa nyuma bitewe n'izo ntambara bagiye banyuramo, bakaza gupfa, hagasigara imfubyi. Ntihagire umuntu umuha kondoleyanse, agiye gukura muri bwa buzima noneho nabo bumeze nk'ubufungwa. Donc ubuzima bw'ubuhunzi burahanda, ni ubuzima bushaririye. Rero kurokoka ubwicanyi ukajya mu buzima bushaririye, ibibazo biraremereye. Wabyumva n'uwahaciye ushobora kumva ibyo bintu. So muri make rero ibibazo ni byinshi, ntabwo twabirondora, ariko uko bihagaze. Urakoze cyane Baudouin. Nanone bantu mukurikiye BDF Monde, turacyakomeza kubashimira. Mbere uko tugera ku musozo, ndagira ngo Baudouin atubwire muri makeya kuri iki ngiki. Se guturuka icyo gihe mbere y'1997, mbere y'ukwezi kwa munane nk'uko waje kubikomozaho, ubu turi mu 2020, mu mwaka wa 2021. Ese byibuze hari igitekerezo kigeze kubaho, cyangwa mwigeze mutekerezana n'uwo mutekereza ko bishoboka ko izo mpunzi zagizweho ingaruka n'ayo mateka zakwisubirira mu gihugu z'ubwazo, zikajya kwifasha gukora igihugu, zikajya kwifasha gusana igihugu? Kuko n'imiryango mpuzamahanga yararangaye muri biriya bihe, n'abandi bantu bari bashinzwe muri kiriya gihe bakabigiramo uburangare. Bisobanuye ko ba nyirabyo ari bagomba gusana ahabomotse. Ese icyo ngicyo byuze kigeze gitekerezwaho, cyangwa byuze gishyirwa mu bikorwa mu buryo bumwe n'ubundi? Urakoze. Ofete kugira ngo wenda impunzi zitahe, iyo burya ntabwo zigenga, ziba ziri mu gihugu bacumbikiwemo na HCR. Muvuga ngo baba bari mu gihugu cyabacumbikiye, nta kindi kibakorera usibye kubaha aho batura ndetse no kubacungira umutekano. HCR rero ibyo bakenera byose, protection mu rwego rw'imibereho, ibyo kurya, iby'ibiki, baba bari muri UN. Rero icyo bahunze kitararangira, biba bigoye gusubira. Ni ukuvuga ngo kugira basubireyo haba ibyo bita tripartite, ibyo bihugu byabakiriye, HCR n'aho bavuye bakaganira, bakareba uburyo babasubizayo. Ariko ibyo bintu ntabwo bikunda kubaho. Ubundi kugira ngo impunzi zitahe, ababigiramo uruhare cyane ni igihugu cyabo. Igihugu cyabo kikavuga ati abantu bagomba gutaha, tugasekiriza, bakareka ibyo bintu bihari. Ariko ubu ngubu wenda urebye nka Congo gifite ibibazo, hari n'abandi bantu batuyeyo bifite ibibazo byo kuzana umutekano n'ibindi. Wenda kenshi rimwe na rimwe uko tuvuga n'ikinyarwanda, baba barumva ko turi muri zone iri comfortable, turi aho muri bene wacu, nta kibazo, tumerewe neza. Amfete nta nubwo badutekereza ngo bumve kuba abantu bari hariya ari ikibazo. Ariko mbere hagiye habaye mu muvema ngo gucyura impunzi, demerede bigeze gucyura abantu ku ngufu, utamenya ngo icyo gitekerezo giturutse, baragenda bajyayo. Ubwo abantu bongeye guhunga, icyo gihe bongeye guhunga muri 2007, gutyo habaho formation y'inkambi ya Ngarama. 2005 naho hari ababashije gusubirayo gutyo. Noneho ejo muri igihe cya M23 nabwo babandi bari barabashije kugerageza ngo bicyura. Hari umuntu yumvaga iwaba hatekanye, yabona ubushobozi yajyayo, nyuma bakongera bagahunga za ntambara zabitire ngo igihe gucyura impunzi ziri kubavuganira, kongera kuba formation y'izindi nkambi. Urebye nk'inkambi ya Mugombwa na Kiyeme zabaye forume ya ziriya ntambara za M23 za 2000, ugasanga irongo ibi bavuze hari. So rero wenda muri make hari abagerageza bumva bashobora no gutaha, ariko challenge ni ntabwo bose babona n'itike yo kubacyura. Wenda umuntu ataye bwite, umuntu ari mu nkamba acungiye ku byo kurya, ushaka gutaha nta tike uri bubone, ukenera aho uzasohorera, ni ahantu udaheruka, ukeneye inzu, ukeneye ibyo kurya by'ibanze kugira ngo uzashyikire bya bindi byawe, kuvuga ati basi ngira umutekano muke ariko mpari mfatanye n'igihugu cyanjye kwiyubaka. Numva ni ibibazo. Iriya proje bari proje igomba gutekerezwa na leta, akavuga ati tucyure impunzi basohorere hano, noneho tubahe iby'ibanze,
izo nkunga za UN zibasanga aho bari, ibyo bintu bikorwa. Urumva ni volonté politique y'igihugu cyawe igomba kubikora, ariko ubwo baba bifite ibindi baprioritiza. Urumva nta muntu utuvugira, n'abantu b'imfubyi bajugunywe gutyo. Urumva rero n'ibibazo nyine Faustin ntabwo byoroshye. birumvikana Baudouin, kandi nanone mvuga nti mwihangane cyane. Icyo navugaho kindi ni ukuvuga ngo igihugu cyakwakiriye kiba kibafiteho inyungu. Ejo nimerutse gusoma ariko igihe bavuga amafaranga wenda nk'urugero HCR igiye gutera u Rwanda n'ari miliyari zigera muri 30 zo kurufasha ko ibikorwa by'abaturage nabo bajya basesenga ku mishinga y'abanyarwanda, ibintu nk'ibi. Numvise n'umuyobozi wacu aravuga ngo abantu be kujya binubira ibihugu byo kujya byinubira impunzi kuko ari investment. Kuvuga ngo wenda izo mpunzi aho ziba ziri, ababene gihugu bacyo gihugu bahungiyemo bafite imirimo, babakodesha aho baba, nta kazi baba babonye akazi. Nayo HCR ibiraho ibibafasha, ariko nta kazi nabo bafite abakozi aho bakoramo. Ababa bari guperda ni igihugu cyabo, aho igihugu asanga nacyo kiracyafite bya bintu by'ivangura, baracyarwana no kuzana umutekano, ariko baragerageza. So urumva rero mu by'ukuri uwakagombye kuba afata iyo responsibility ni igihugu, nacyo ntabwo kibyitayeho. Rero urumva ikibazo kigaruka kuri ba nyiracyo, se hakorwa iki, dukora iki, ibintu nk'ibyo. Ariko nyine bidane Baudouin, kuki ubona muri sanse cyangwa se mu buryo wenda bufite aho buhuriye n'ubucuruzi, niba iyo miryango mpuzamahanga ishobora gutanga miliyari runaka zijya mu gihugu runaka, icyo gihugu kibone gufasha impunzi, kuki ubona muri sanse ifite aho ihuriye n'ubucuruzi cyangwa inyungu z'igihugu gicumbikiye kurusha izo mpunzi? Donc kuki utayibona nk'aho ari ibikorwa bigiye kwegerezwa impunzi cyane kurusha uko bizava mu mahanga bihita bigenda straight ku mpunzi? Nk'aho ahubwo sinzi niba ndi kubyumva neza, izo miliyari zigiye mu gihugu, icyo gihugu kigiye gufasha impunzi ziri muri icyo gihugu ku buryo bworoshye kurusha uko ubufasha buzaturuka muri UN bukagera ku mpunzi. Kuki uri kubyumva mu buryo bw'ubucuruzi aho kugira ngo byumve mu buryo ahubwo bwo kwegereza abaturage ibikorwa cyangwa ubuzima? Muri sansi imwe wabyumva ko byagira icyo bibamarira n'ibyo, ariko ntabwo ari mu buryo burambye. Ni ukuvuga ngo uburyo burambye ahubwo ibyo bikorwa iyo bene yakafashije igihugu cya Kongo gusekiriza Kongo ngo haboneke umutekano, wenda ibyo bikorwa ahubwo babijyane muri Kongo muri cya gihe cyo kubamenyereza kugera mu kwifasha kugira bashyikire ubuzima bwabo kuko ariho bakomoka. Rero iyo ubikoze nka gutyo ntabwo bikemuye ikibazo, ni ukufasirita ariko ntabwo bikemura ikibazo. Urumva? None utekereza ko iyo nkunga ya miliyari igeze muri Kongo yatanga umusaruro kurusha umusaruro izo miliyari zawutanga mu Rwanda? 100% cyane rwose. Mvuga ngo bari kubiguhereza kugufasha guhinga ibyawe ngo ugeremo, bigatanga umusaruro nyine. Ni ibintu byumvikana. Ntabwo hariya ni ukugufasha twenda impunzi turebe ko yashobora gukora ka business. Aba impunzi zose ntabwo zakora business. Ubundi urebye muri culture ya bene wacu, abantu bahungiye hariya cyangwa se n'ahandi, ni abantu majorite ni abahinzi n'aborozi. Ntabwo bagiye kubaha imirimo mu Rwanda ngo bahinge bagire batoya, ahubwo akenshi usanga bembetse sati ababashije kuba bakora utuntu tw'ubucuruzi finance, ariko ntabwo ari bose bashobora gukora icyo kintu, ni nka 5%. Rero ugasanga biriya n'ibyo UN ishobora gukora, uriye gushyira imbaraga hariya muri Kongo haboneka umutekano, n'ibyo bibasangeyo, ariko ugasanga bari gukora ibintu nyine babona babifitemo inyungu, kuko ibyo barabikora banabonemo akazi, ari cya gihugu, ari babandi bahasere, byose nuko. So rero ugasanga ibyo bintu bikorwa ntabwo mu by'ukuri tubona ko biri gushaka umuturambye w'ibibazo impunzi zifite, ahubwo ni facilitation gutyo bagakora ripoti, ariko mu by'ukuri impunzi nyampunzi igira izo consequences ntabwo zishira. Uri impunzi nyine umva ntabwo biri gukemura ikibazo zifite cy'ubuhunzi,
baragerageza kugaragaza iyo volonté ngo babeho nyine, ariko ni ukubaho nabi, si ukubaho nk'umwenegihugu. none se niba uwo nakwita umubyeyi wanyu igihugu cyanyu Kongo, niho hantu hacyumvikana ruswa nyinshi, niho hantu hacyumvikana amahohoterwa menshi, niho hacyumvikana ubuyobozi buhora buhindagurika kandi buryana, niho humvikana ibintu byinshi bishobora kuba biri gucika mu bihugu bimwe na bimwe byo muri Afurika biri gutera imbere. So iyo nkunga iramutse ije ikagwa muri icyo gihugu cyanyu, yagirira izo mpunzi akahe kamaro kandi nabo ubwabo batari biyubaka? Ntabwo wenda muri rusange Afurika iracyafite ibyo bibazo, wenda n'ibibazo bya ruswa ntabwo bihereye ejo bundi, byahereye no mu gihe cya Mobutu, burya niho byatangiye gucikira. Ariko wenda icyo umuntu aba yifuza ni uko abenegihugu, ubuyobozi buriho bushobora gufata inzira nyine yo gushaka umutekano, ibyo bya ruswa burya bikemuka n'umutekano wabonetse, bagatekereza no kuri izo mpunzi nyine zabo ziri kubwirira ibibazo hirya no hino. Kuko niba hashobora kuvuka umutwe ngo tugiye kuvuganira izo mpunzi kandi mu by'ukuri batazivuganira, ahubwo wenda ari ugushaka imyanya yabo no kugira ngo babeho, ni urwo rwitwazo rwanavaho. Kuba impunzi ziri outside y'igihugu cyabo ntabwo ubwabyo biteje insecurity, kuko hashobora kwitokeza n'umuntu akitirira izo mpunzi ngo agiye guharanira uburenganzira bwazo kandi atari byo. Rero icyo tuba dukeneye ni ugusekiriza igihugu, imbaraga zigashyirwa mu gushaka umutekano, impunzi zigacyurwa zikabaho mu bintu, zigafatanya n'igihugu kubaka, n'abandi benegihugu kubaka igihugu. Naho kuvuga ngo ibyo kubafashiriza aho bari ni byiza, ariko ntabwo bihinduye, ntabwo bikemuye ikibazo impunzi zifite nyamukuru. Kubafasha ku buryo burambye ushaka kuvuga ni gute? Investment muri Kongo cyangwa kugira ibindi bitekerezo bishya bensitara muri Kongo? Umuti urambye ni ugucyura impunzi zikava mu nkambi, zikava mu bihugu bizahungiye, niwo muti urambye. Icyakorwa cyose kiganishaho niwo muti urambye. Ntabwo umuti urambye ari ugutanga izo nkunga z'intica ntikize. Ni ukuvuga ngo ibyakorwa byose ntabwo basubirana bwabo umuntu ngo bakore nk'abantu bashoboye kwiha, babe babashije kwibeshaho. Urakoze Bwana Baudouin, iki ni ikintu kigari cyane, wenda mu biganiro tuzagutumira tucyagure ku buryo burenze ubu. Ariko nk'abantu mwagiye mugira ibibazo, ibikomere, gutakaza ubuzima bya hato na hato kandi bikaba byarafashe igihe kirekire, tugira ngo utubwire muri makeya muri gukora iki ubu ngo mwiyubake ndetse muniyomore ibyo bikomere, muve muri yasayo mwari murimo kuva kera mwicwa mutotezwa, ubu ngubu aho agahenge hakari kubonekera, muri gukora iki ngo mwiyomore ibyo bikomere, donc mugire ubundi buzima n'undi murongo utandukanye no mwari murimo? Urakoze, icyo ni ikibazo cyiza ariko kinagoye. Kubona umuntu nk'uwo udafite umuntu umufata akaboko ngo amufashe kubaho biragoye. Akenshi wenda nk'abantu bageze hano muri Amerika, niho wageze ukongera gutekereza kuri umuntu, wabonaga hari igihe wabatwaga n'ibyo bibazo n'iyo nzira y'umusaraba yose n'uburyo uri traité, bikakugora kumenya niba uri umuntu nk'abandi. Naho iyo twageraga ino ukajya muri kampani ukabona uri traité kimwe n'umwenegihugu, ukahembwa kimwe ku gihe, ibiki byatumye abantu basa naho bavuye ubuzima bagiye ubumuntu, bagatangira kumva ko ugiye kubaho, ugiye gutangira ubuzima bundi bushya, ukabona ko uri umuntu nk'abandi. Rero ako kantu ni akantu umuntu yashimira n'iki gihugu, burya ni akantu keza kuko abantu bongera kubaho bagatangira ubuzima. Rero mu by'ukuri ntabwo byoroshye bitewe n'iyo nzira abantu baciyemo muri communauté. Iyo wenda umuntu agize igitekerezo kirenze gukora urubuga rw'ubukwe, kirenze kuba hapfuye umuntu abantu bagashaka uburyo bamushyingura, ikindi kintu cyo kwiyubaka baravuga ati ni politiki. Ijambo politiki ryamaze kwangirika
mu mitwe y'abantu, abantu bazi ko ijambo politiki ari ijambo ribi. Wenda urugero nk'iki gihugu kugira ngo kibe gifite uburyo abaturage bacyo bariho, nuko ari politiki nziza, ni filozofi nziza. Wenda n'abantu, wenda nuko byaguka abantu bakumva politiki mu buryo bw'ibihugu, aba ari politiki nini nyine, ariko no mu rugo rw'umuntu wa murongo yiha w'iterambere, haba mu buvuzi, mu kwiga kw'abana, mu gutera imbere, mu kuzigama, iyi politiki y'umuryango. Politiki ubwayo, ijambo politiki ntabwo ari mbi, ahubwo biterwa n'urwego biriho. Wenda icyo umuntu utabwira ngo abantu no kuyoboka idini, uvuga ngo umwe ni umudive, umwe ni umuporoso, undi ni iki, ayo nayo ni politiki z'amadini zifite umurongo bagenda. Ntabwo wabwira ngo umuntu ngo naje muri ibi, ngo naje muri oya, ahubwo cyangwa se ngo hano urugero hari abarepublikani n'abademokarate, ubwira ati kominote yacu mujye muri ayo ni amahitamo ya muntu. Iyo niyo politiki ivuga ngo niba haje umuntu avuga ati ngewe igihugu mbona cyayoborwa gutya, byagenda gutya, iyo niyo politiki utavuga ngo kominote ije muri ibi. Naho hari ibintu biri sociale, navuga ngo ni social justice. Reka nkwereke urugero. Wenda hari ibintu abantu bajya bitiranya, ugasanga urugero nka kominote wenda yacu igize ikibazo, wenda nk'ibyo bibazo biriho, akavuga ati se twabavugira dute, byagenda bite, umuntu akumva ati iyo ni politiki. Ariko Faustin, wenda ufite nk'inshuti yawe cyangwa umuvandimwe, hakaza nka gurupe y'abagizi ba nabi bakamugirira nabi, ntekereza ko uhagurutse ukagana ubuyobozi bimeze gutya, ntekereza ko batavuga ngo ugiye muri politiki, ahubwo ni uburenganzira bwawe nk'ikiremwa muntu ugomba kubaho. Undi hari droits internationale, kubaho, kurya, kugira gute, buri wese afite uburenganzira bwo kubaho. Umuntu kuvugije uburenganzira bwo kubaho rero uba ugomba kumwamagana, ugaharanira uburenganzira bwawe. Urabona nk'uriya Martin Luther King yahagurutse aharanira uburenganzira bw'abirabura, ashaka ko abanyamerika bose bagomba kureshya bakaba. N'ubu bagiye bagira umunsi we. Rero ntabwo yari yabaye umunyepolitiki, ahubwo ni uburyo yabaye umu activiste w'uburenganzira bwa muntu. Ibyo rero ariko wenda icyo ngiye kugarukaho, abantu be kujya bumva ngo ibintu bitari bino bisanzwe ni politike, ngo ni ibiki. Oya, hari ikintu cyambabaje muri uyu mwaka. Urabona nka gutya mu masiri, abantu baba bafite kwiyoruganiza, bakagira gute, cyangwa habaye ikibazo bagire gahunda ihamenye ko abantu ari benshi. Hari za makomite y'umuryango, bari barimo bahindura gahunda zari ziriho, baragenda basanga umusore bamubwira iyo gahunda iriho, bazunguruka mu banyamuryango, arangije arabyumva, yumva ni ibintu byiza, ariko ubwo kukwepa iyo gahunda hari abantu bitwikiye isura y'idini, ariko ntabwo bose. Avuga ati rero mu by'ukuri ndabyumva, ariko mu by'ukuri ntawe ukeza abami babiri, ati ngewe umusanzu mutanga mu ijuru. Noneho bya bindi byo menya ari kwa Satani bitandukanye. Kandi urebye hari ikintu abantu bajya bavuga ati wenda ni umuntu utajijutse, utarize. No, yaje ari lisansi ya ekonomi, ni umuntu wavuga, wenda twavuga ushobora kwiyadabuta, burya kwiga icyo ni ubumenyi wongera no kwaguka mu ntekerezo, wenda no kwiyadabuta kuri situwasiyo runaka. Rero abantu batize nabo be kujya bumva ko ari injiji, ko ari abantu utasaba igitekerezo, bafite ubwenge karemano bwo gutunganya. Rero wenda icyo nari ngarutseho, urumva nk'uwo muntu witwikiriye ikidini ngo umusanzu awutanga mu ijuru, aho ndagiye kuwutanga kwa Satani, kandi imbere yaho gato yari yakoresheje ubukwe, agashyiraho urubuga rwa gurupe, ayo mafaranga bayamuhaye ntabwo yajyanye mu ijuru, ahubwo ni uburyo bwo kwihisha mu idini, abantu ibintu birenze bya bindi by'ubukwe neza bakabyita politike, kandi ari ukwiyubaka mu buryo busanzwe. Ibyo rero hari imyumvire nk'iyo, tukagira n'abandi bantu baba bari aho, ari nk'abafana b'umupira, icyiza cyakozwe
bakagifana, ikindi bakakinyega, ari abantu ubona batafite nta musanzu mbega batanga, ari abantu bo kureba ibintu buri. Noneho tukagira n'abandi bantu navuga ngo baheranwe n'amateka, babaye abapesimisite, ibintu byose babireba mu nzira mbi. Wagira igitekerezo cyo kwiyubaka agahita ukabona ni umu-analyste wo ku rwego ruhambaye, akakwereka ko ibintu bidashoboka, abantu barangiye nta kundi, ahubwo se none ubona bizakorwa nande, bizaba ryari? Nibura nyuma y'imyaka 10. Undi akakubwira ati ntabazadukomokaho. Kibaza abo bazabakomokaho mutari guhereza umurongo, mwebwe mufite reality y'ibyababayeho, niwe uzakora icyo kintu. Ugasanga rero biragoye, ariko hakabaho n'abandi basa naho ari abanyamahoro, ari ibibari byiza, nta reaction, n'abantu biturije. Rimwe na rimwe haboneka babandi bashobora icyo bakora, abo bagacibwa intege, babandi biturije bagacibwa intege, na babandi babafana batereye aho bareba ibintu gutyo gusa. So rero inyuma y'urwo ruhurirane rw'ibibazo community bifite, hariho ibijyanye bavuga muri biriya ngo abantu ngo Eliya ngo yari amaze gucogora, maze arangije aravuga ati Mana, ati ninjye muhanuzi wasigara. Amubwira ati hari abandi 700 batarakorera Bayali, ariko haba hari abantu muri community bumva ibintu babigira ibyabo, bakavuga ati dukora iki, ni gute twakwiyubaka muri iki gihugu twajemo dufite ibibazo, twahana opportunity, twakora iki? Ibyo rero bibaho, abantu bakagerageza, ndetse hari na gahunda yo gushyiraho ubuyobozi bw'umuryango wa community yacu hano muri Amerika, cyangwa se abatutsi babandi baciye muri ibyo bibazo, urwo ruhererekane rw'ibibazo, bashobora kuvuga ati se twakwiyubaka ni gute dushobora gusobanura ibibazo bya community yacu iri guhura nabyo hano, kuko abazungu ntabwo baba bazi iyo nzira yose ngo bamenye ibyo bibazo ufite, bamenye n'uko witwaye n'uburyo bagutereta. Itegeko n'itegeko, hakorwa advocacy gute? Ni gute ibyo bibazo, ni gute se abantu bari mu nkambi bafite ibibazo batagira umuntu ubavuganira, ni gute twagaragaza ibibazo byabo? Byagenda gute? Ni gute se kuko kuhingira mu bice bitandukanye, abantu batakaje na identity, ntibazi niyo bakomoka, bagenda bitirira kenshi ibihugu bahungiyemo, ugasanga umuntu ni impunzi ariko arumva yabaye w'icyo gihugu. Ni gute iyo identity abantu bayikomeza, kuko ntiturubive hejuru, turi abantu bisanze muri Kongo, ntitwagize uruhare rwo guca imipaka. Ugasanga dufite ibibazo, abantu twabaye ubwoko butita no ku mategeko agenga ibihugu, ahubwo rimwe na rimwe tugendera ku masanira, dushobora kugira n'abandi bavandimwe bashobora kuba muri bindi bihugu bemerewe n'amategeko, natwe tukumva turabona n'aya mategeko atugenga ntituyarebe. Kumva dufite ibibazo byinshi bikeneye ko abantu bongera kugira wa mutima wa kimuntu, bagakorera hamwe, kuko njyewe ubwanjye ntacyo nakora, wowe Faustin ubwawe ntacyo wakora, ariko izo mbaraga nke tuzegeranije tugafatana urunana, dushobora kwizahura mu isayo y'ibibazo. Ntabwo byoroshye ko umuntu umwe agira ibyo akora, oya, ahubwo ni ugushyira hamwe mu buryo ubuzima butari ukuvuga ngo bagiye muri politiki, ni uburyo bwo kwiyubaka, kubaka iyo filozofi yo kubaho, noneho icyo gisuzuguro turebe ko twakirenga. Rero ntabwo buri wese aba ari inshingano ye, abantu dufite amatara atandukanye tukayashyira hamwe tukareba uburyo dushobora kubaho. Rero ni muri urwo rwego mu gihe twibukaga 2018 hano Dallas hashyizweho ubuyobozi bw'umuryango. Bodo wenda utari warenga aho ngaho gato unyihanganira nce mu jambo, turaza gukomereza kuri icyo ngicyo cy'ubuyobozi bw'umuryango. Icyo kintu umaze kuvuga usa nk'uwibanze cyane ku bantu bari muri pozisiyo nziza kuba bagira icyo bimarira ndetse bakanamarira sosiyete, ariko bakaba ntacyo babikoraho. Urongera uravuga ko hari n'abandi bantu batari benshi bari muri pozisiyo nziza
ariko bacibwa intege na ba bandi n'ubundi mubana ariko basa nk'aho batabyitayeho cyangwa se bafite imyumvire ya kidini cyane kurusha ubuzima muri sosiyete. Ese abo bantu mubana murabata mubashyira hanze y'umuryango, abo bantu mubana nabo mute kandi mudahuje ibyo ngibyo bimwe? Noneho numara kukinsobanura neza umbwire abo bantu babyumva mu murongo ko hari cyahinduka naho wari utangiye cy'umuryango. Ariko wavuze ku cyo kwiyubaka, nshaka kugira ngo nanone nacyo ugikomozeho. Muri kuvuga kwiyubaka muri Amerika, bariya basigaye muri Afurika bo bakiri muri ibyo ngibyo kurusha mwebwe bo bari kwiyubaka bate? Ariko banza musobanure kuri abo bantu noneho bari muri pozisiyo nziza ariko bakaba bari kuguma mu kidini cyane. Uhita unambwira uti iki ngiki ni icya mbere, ni icya kabiri, turi kugikora ngo twiyubaka ariko tugasubizwa inyuma n'abantu bafite imyumvire itari yatera imbere. Ntabwo wenda rubije nareza ngo ni abantu bari mu madini, nanjye mfite idini nabatirijwemo, ni abantu bake, ntabwo bari bose. Nk'uko hari n'abadasenga babandi bita abapagani, nabo batagira icyo baparticipaho ibintu. Bafite abantu biterwa n'imyumvire y'abantu bake bake gutyo, ariko abo bantu ntabwo ni nk'uko wavukana n'umuntu n'umuryango. Ntabwo abo bantu tugumya kubana mu byiza no mu bibi, haba hakwiye ubugenda. Niyo mpamvu navugaga ngo nyine abantu bagomba gushyira hamwe bagatera imbere, na babandi bigenda biza. Ariko abantu bacu ni abantu beza, ariko nyine abakenewe abayideri bashobora gufata ibintu hansharije. Niba umuntu yaje akajya Minnesota agasanga nta bantu benshi bari bafite ibibazo, ntawe ari bubimenye. Ariko iyo hari umuryango nyine aravuga ati ashobora no kwimuka agasanga abandi abantu bagafatanyiriza hamwe. Kuvuga ngo iyo hatariyo organization ikora ihamye, ibibazo biba byinshi. Kwivana muri bya bibazo ko twamenyereye kuko twaduhuje ikibazo, nitwe dushobora no kubiganira tukamenya ko tukivamo. Wenda rero bariya bakiri mu nkambi ntacyo bavuga, bari nawe ni nk'uko wari ukiriyo wari gukora ikisi. Icyo bakenewe ni ubuvugizi, bakava muri iriya nkambi, nta kindi. Muri kubakorera iki? Muri kubakorera iki? Nyine ni ukuvuga ngo ntiwagira icyo ubakorera nawe utarabasha kwiyorganiza. Ibyo nkubwira ko dukeneye umuryango utugire ijwi, tugire umuyoboro w'aho tunyuze ibitekerezo byacu. Noneho tuba dufite ubuyobozi budupresenta bwumva ibyo bibazo, ari abari hano mu gihugu, ari abakiri mu nkambi, haboneke ijwi. Ese twakora iki? Uruhare rwacu ni uruhe? Twabavugira dute? Twebwe twabashije kuviva, doko twabaye muri ibyo bibazo twakora. Umva rero niyo mpamvu abantu bakeneye kwiyubaka, abantu batera imbere aho bari, ariko habeho n'ijwi n'inzira n'umuyoboro wo gucishamo ibitekerezo byubaka, kugira ngo wa mworera turimo w'ibibazo tubashe kumva. Urakoze, ngaho komeza utubwira ku by'umuryango. Ibyo by'umuryango navugaga rero, kugira ngo ibyo bintu tubivemo, niyo ngombwa ko tuba dufite umuryango ukora, ducishaho ibitekerezo. Niyo nari mpereye ko 2018 hari igihe cyo kwibuka ko aricyo buryo abantu bari bahuye bashobora kuganira ku bibazo bafite. Twakora umuryango dute? tubonere uwo muyoboro w'ijwi. Ntibyaza ibyo ari byo byose ntibyagira imbaraga ko batari batuye n'abantu benshi. Ubwo rero muri iki gihe niho turi muri gahunda yo gutora ubuyobozi bw'umuryango w'abatutsi muri Amerika. Hari abavuye Kinshasa, abaciye mu zindi nkambi, abaciye mu biki, bumva uburemere bw'ibibazo community yacu ifite, uburyo abantu bafite umutima wa kimuntu bashobora gutanga umusanzu kugira ngo tubeho. Ubwo rero turi mu bihe byo gutegura amatora. Duteganya amatora tariki ya 30 y'ukwa kane, tugashyiraho ubuyobozi. Abayobozi dushaka gutora se ni bande? Ni ba bandi bumva ikibazo, ni ba bandi ufite urukundo rw'umuryango, ni wa muntu ufite ubushake bwo gutanga umusanzu we, ushobora gufatikanya n'abandi kugira ngo tubashe kubaho, dutere imbere, ariko tube n'ijwi rya bene wacu, tubeho turi abanyekongo b'abato. Rero kandidatire ziri gutangwa. Hari komisiyo y'amatora, ni nanjye uhagarariye komisiyo y'amatora.
ni ukuvuga ngo abamamaza, abiyamamaza banyuza ubwo butumwa kuri 5205993605 noneho bagacisha kuri iyo nimero. No gihe cyo gutora ni kiriya gihe abantu bazareba abantu bahagararira amatora, ariko twakwishyiriraho ubuyobozi bw'umuryango bushobora kudufasha kwiyubaka no gusohoka muri iyi sayo y'ibibazo abantu baba barimo, tukareba ko tubasha kubaho. Ntabwo ari politike yo kujya kuyobora, ubundi politike wenda abantu bavuga ngo batajyamo, nyapolitike uvuga ngo nzane gahunda runaka, nzajye guharanira ubutegetsi, nzayobore, nzagira, ibyo bijyamo umuntu bishaka ufite iyo passion. Ariko iyi ni umuryango wo kubaho fast, nkuko twaciye mu bibazo, tubashe kubaho. Uzajya muri politike azayijyemo ku giti cye, ariko dushyire hamwe imbaraga, kuko nayo Bibiliya iravuga ngo urebera iki, ureba umuntu ureba ibyiza ntabikore aba asa na wundi ukora ibibi. Rero mu by'ukuri iyo gahunda ihari, ishishikariza abantu bari mu migi, abazatora ni ba bandi bahagarariye imigi, b'abayobozi bw'imiryango nibo bazatora bwa buyobozi, ba bantu bashobora kudufasha, ni ugufashikanya kugira ngo tubashe gutera imbere. Nuko bihagaze. Ubwo gahunda zagenda zimenyekana, YouTube channel zirabitangaza, na PDF monde turabashira kucisha inshuro nyinshi. So muri make ngayo nguko, ariko mu ijambo rimwe message nahereza community yacu nuko ntawe utwitayeho, hari uwayitwiyitirira ibyo akora abantu bagapfa kuyoboka batyo, ariko ni byiza ko tubyikorera. Umuntu utaryamye mu shitingi ngo imvura aba ari imukangurirwe mu matwi akanguke, tazi buriya buribwe, ni bakeya bashobora gutanga umusanzu wabo ngo bakore ibintu mu bwitange badahembwa mu nyungu za community. Rero abantu bose bafite impano zitandukanye, nibazizane, twungurane ibitekerezo, dutere imbere, kuko twese tuzapfa. Nta muntu, abantu aravuka akabahaga, ariko Imana yaturemanye ubushobozi, buri wese afite potential, afite impano Imana yamuremanye, agomba kuyikoresha akiriho, kuko nupfa niyo uzabazwa. Ibyo tuzabazwa ni bya bintu byiza, bya bitekerezo bizima, bya bikorwa bizima twapfanye twakagombye kubitanga. Umuntu ku isi aba ameze nk'igisheke. Igisheke ntabwo kiryohera, ahubwo wowe uryohera abandi. Buri wese abera umugisha mugenzi we. Rero ni ngombwa ko dushyire hamwe mu buryo bwiza bwo kwiyubaka, yewe niyo Kongo tuzayijyemo, ko twamaze gusigwa isura mbi. Akenshi abantu ngo nabarwanye n'ibiki kubera ibibazo byagiye bibayo. Tugomba gusura muri icyo gihugu twubaka, nitwe tunafite urufunguzo rwa reconciliation, kuko twe byatugizeho ingaruka. Nitwe tushobora kujyayo dufite isura yo kubaka igihugu cyacu turi abanyekongo. N'ibyo byose tuzabigeraho ari uko twabashije kubaho dufite ijwi hano. Abantu benshi tumaze kubona ubwenegihugu muri iki gihugu. Iki gihugu nta nicyo cyagufasha, nawe bakora ibintu bafitemo inyungu. Ariko igihe nzaba nshobora gutora depite, nshobora kugira nte, ngomba no kumwereka ati tunde kugutora nibyo, ariko turafite ibibazo, mudufashe, dufite community iri kwangira. Akagufasha atari no kugukunda, ariko nawe kuko gufitemo inyungu. Rero ibyo byose tuzabigeraho ari uko dukoreye hamwe. Ibyo bitekerezo by'ubuhezanguni byo kumva umuntu adashoboye, oya, buri wese ntashoboye, ariko dushyize hamwe turashoboye. Nagushimira Faustin, mu by'ukuri I love my people. Banumva abantu bashobora gukora ejo n'ejo bundi tuzashobora kuzaba ubwoko bukomeye budafite umugambi mubisha wo kwihorera, wo kugira nabi, oya, ahubwo kubera urumuri abantu b'abanyabyaha biyemeje kutumaraho. Ariko tugomba kubaho, kuko ntabwo ari twe bwoko bwaremewe gupfa, dufite duruwa nk'abandi. Ntabwo
ibyo bintu rero mu by'ukuri abantu bareke dukorere hamwe twiyubake icyiza tugifatanyirize hamwe kugira ngo ejo n'ejo bundi abazadukomokaho n'iki bazabona umusingi bazubakiraho baba abantu igihe ku isi bariho bashinze imizi kuko mu by'ukuri twese turi abakristo tuzajya mu ijuru ariko se ntabwo turi mu kirere ngo turi kujya mu ijuru turacyari ku isi tugomba guharanira iryo juru tugasenga kuko byazanshimisha kuko ubonye nka pasiteri uhagurutse kuko kominote yacu ni abantu bemera Imana agatanga umusanzu dufite abantu benshi za Michigan abakristo bagomba gusenga hariya ni cano ya doctrine y'iyobokamana yo kujya mu ijuru n'ibyo ariko hari n'izindi sekitere abantu bakagombye gushyiramo imbaraga hari twajya twaharukira n'ibyo ariko turacyari kuzigiye tukiri ku isi dufatanyiriza hamwe kubaho noneho n'iryo juru ntekereza igihe abantu baba badafite ibibazo tujya kuramenya dushima Imana ko yatuhaye izo potentialite zo gukorera hamwe ndetse tujye kuramya ariko turiho tudafite ibibazo tudafite za rwaserera zitandukanye ndumva ari icyo abahagarariye amacacizi nabasaba gufasha kominote mu iterambere mu burezi kwiyubaka gukora bizinesi kugira dute igihe tukiri ku isi tubeho noneho nitujya no mu ijuru tuzabe hari icyo twakoreye iyi si tukiriho ni ukuvuga ngo ibyo ari byo byose ndumva ari mesaje nahereza kominote muri rusange mbakangurira kuzitabira amatora ndetse no gutanga za kandidatire no kugira uwo mutima wo gufasha kominote kugira ngo tuve ku ntambwe imwe. Warakoze Bode, ubona igihe kizagera kominote ndetse n'igihugu cyanyu Kongo bikongera kwishima nk'uko byahoze? Birashoboka cyane, ahubwo ikibura ni uruhare rwawe ni uruhare rwanjye, twese tugize urwo ruhare twahindura byinshi. Warakoze. Inzira twabera urumuri abandi kuko nitwe byagezeho ingaruka ku rwego ruhambaye. Warakoze Bode, tugana ku musozo ndagira ngo utange message cyangwa se ugire icyo ubwira by'umwihariko kominote yanyu ndetse unabwire n'abakurikiye BDF Monde. Ijambo rimwe nuko ibintu babigira ibyabo, umuntu ntategereze ngo kanaka azakora ibi kanaka azakora ibi kuko twese turi busy, turananiwe, dukeneye ubuzima, turacyaharanira ibintu. Ibyo byose abantu bakora ni ukwigomwa. Rero ni byiza ko buri wese abasha kugera kuri misiyo Imana yamuremeye akiriho, noneho nidutahuka tugiye mu ijuru mu isi itagira ibibazo, kuzagira ububazwa ati ikintu wabashije kugikora kandi wari uri mu mwuka mwiza wo kugikora. Twese dukeneye kubaho tukabaho neza ariko dufatanya urunana kugira ngo nibura tube nka Esiteri muri iki gihugu. Esiteri abantu bazi amateka ye, yabashije gutakambira ibwami, atakambira ubwoko bwe bubasha kubaho, ntabwo ari icya Imana yarabimushimiye, babasha kubaho aho bahungiye. Rero natwe tugomba gukora muri uwo mujyo tutagambiriye, nta mugambi mubisha, nta muntu dufitiye umujinya, ahubwo dukeneye kubaho no kwiyubaka. Buri wese rero ntabigira ibye, dufatanyirize hamwe kubaka umuryango, dutere imbere n'ikimana dukeneyeho muri ibi bihe biheruka. Murakoze. Amen. Urakoze cyane, ndagushimiye cyane kubw'ubwitange igihe waduhaye kuri BDF Monde ndetse n'ibitekerezo byiza. Ntekereza ko ibi ngibi bizafasha ababikeneye ndetse n'abo bireba, by'umwihariko kominote y'abavuye muri Kongo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Turagushimiye Bodwe kandi dushimiye n'abadukurikiye kuri BDF Monde. Yari Ineza Faustin, mboneyeho no kwifuriza umwaka mwiza ndetse na Noheli nziza n'iminsi mikuru muri rusange. Mugire ubuzima, Imana ibamugisha. Murakoze. Nanjye ndagushimiye rwose, abantu batangira umwaka neza amahoro ariko kwiyubaka dukorera hamwe, rwa rukundo ruri mu muco wacu turukomeze, turubyaze umusaruro. Ndabashimiye, nibyo bashimiye. Murakoze cyane.